hari umwana uri ku muhanda ukeneye kwishyura inzu, kandi iyo nzu irishyurwa ari uko yakoze, nadakora ntabwo azishyura inzu. Wimuseka, arimo arakorera amafaranga, kandi nucunga ubuzima bwe uzasanga ari kurihira umwana, kandi we kumurihira byarakunaniye utanabishobora, ariko ararihira umwana. Uzasanga n'umushahara we ari kwinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 300 mu kwezi, mu gihe hari umukozi uri gukorera ibihumbi 100 nawe bitageramo mu kwezi. Kandi uwo muntu uri gukorera amafaranga yari umunyabwenge ku ishuri, niwe wabaga uwa mbere, mu gihe uri kumuseka kuko yenda yabaga n'uwa nyuma yaherukaga ishuri, ariko ubu tuvugana arinjiza amafaranga menshi kurusha undi wabaga uwa mbere mu ishuri. Nongeye kubaha ikaze aho uri hose, ubwubwe neza, kandi ibyo ukora byose ubigiremo imigisha, Imana ibibemo. Rero ngiye kubabwira icyigisho gikomeye cyane, isomo rikomeye mwarimu atakwigishije, ndetse n'ababyeyi bamwe na bamwe badashobora kubwira abana babo, kuko abenshi ntabwo baba bazi. Muri make ngiye kubabwira amabanga akomeye, babandi bavuga ngo ntibyakunda, none ugiye kumva ko byakunda. Tugiye gushora amafaranga make, babandi bavuga ngo amafaranga make ntabwo yagukiza, ngo kereka ngo n'ubundi gukire waravukanye, waravukiye mu miryango ikomeye, ngo n'ubundi gukira ubu bifitemo amahirwe kuko n'ubundi warabivukiyemo. Rero ntabwo ari ko bimeze, nje kubavuguruza. Ntabwo gukira ari amahirwe wavukanye ngo nuko wavukiye umuryango ukize, nta nubwo gukira ari uko ari umugisha wagize kuko wakoze cyane, kuko hari uwakora cyane undi agakora gake, wa undi wakoze gake akarusha amafaranga, cyangwa se agakira akarusha undi uhora ukora cyane. Ntabwo imirimo myiza y'ibyubahiro cyangwa se yamba amafaranga menshi ari ikiza abantu, oya, ntabwo ariko bimeze. Hari n'abantu bishuka ko ngo kuba ufite akazi keza kaguhemba neza ngo nibwo wakira, oya, siko bimeze. Gukira ni mu mutwe. Hari n'abo uzabona noneho barabaswa ku ishuri, ariko yagera hanze akaba ari ufite ibikorwa bibi kandi bikamutunga agakira mirenge, akarusha wa undi wabaga uwa mbere wari umuhanga, uba ufite n'akazi keza. Ugasanga umuntu afite akazi keza kamuhemba 500, undi yari umuswa afite akazi keza nawe kamuhemba 100. Ugasanga wa undi 100 ni umukire, ararusha mu mutwe wa wundi uhembwa amafaranga menshi. Rero wivuga ngo ntibyakunda, ngo 10,000 ntibyagukiza, 10,000 byagukiza. Ngiye kuguha ingero z'abantu zakijije, nawe wikora urugendo shuri ujye kwirebera, wisuzumire, urebe neza ko amafaranga 10,000 bitakiza umuntu. Bangahe amafaranga 10,000 bitunze se? Bangahe bakoresha amafaranga 10,000 bikaba biri kubatunga? Ni isomo rikomeye n'umubyeyi wawe adashobora kukubwira, ni isomo rikomeye na mwarimu atigeze akubwira, kandi ni isomo rikomeye nzi neza ko nawe ujya wicara hasi ukabitekerezaho. Nzi neza ko nawe ujya ufata umwanya ugatekereza kuri uriya muntu washoye amafaranga 10,000 kandi ugasanga ntabireka. Ngiye kuguha ingero ugiye kwigiraho, nawe ukora urugendo shuri, ugende ubigireho bano bantu ngiye kukubwira, kandi bashoye amafaranga atarengeje amafaranga 10,000 kandi bikabatunga, kandi akabikora buri munsi ntanabireke, ku buryo nubwo wamubwira uti ngwino nkujyane njye kuguha ibintu ukora ibingibi ubireke, ntanabikwemerere. Ngiye kubikubwira rero. Mbere yo kugira ngo mbitangire mbibabwire, reka mbanze nakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya ugeze aha ngaha, winjiye mu ishuri ry'ubwenge, uzajya umenyeraho ubumenyi mwarimu atakwigishije, kandi winjiye mu ishuri ry'ubwenge uzajya uvanamo ubumenyi butandukanye ababyeyi bawe benshi batajya babwira abana babo, atari uko babanze, ahubwo ari uko bazi ko nabo ubwabo babizi. Rero ubu ni ubumenyi isi yigisha abantu benshi tukagenda tubucamo kandi tutazi ko ari isi iri kutwigisha. Nizere ko umuntu mushyashya yakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Mbasabe mwe abantu mwe, iri somo ni muri sharing abantu benshi, muri sharing abantu, uko ni isomo ry'ubwenge. Mvuguruza umuntu uvuga ngo 10,000 ntibyagukiza, 10,000 byagukiza. Impamvu uvuga ngo ntibyagukiza ni uko wavukiye mu gikoma cy'avoka, wavukiye mu biryo, ntabwo uramenya uko ubuzima bwo hanze bumeze. Ariko umuntu waburaye akemera akabwirirwa, akongera agashakisha ipura y'umunsi, akongera agashakisha amafaranga yo kwishyura inzu, uri mu kageto ke, uriya muntu yabyumva neza kurusha we wavukiye mu gikoma cy'avoka. Umuntu uzi neza yuko yavutse ashaka amafaranga, akaba ari guhungana gutya, ari gukura ashaka amafaranga, akaba ari gutegura ejo hazaza ashaka amafaranga, ntabwo wamubwira ngo 10,000 ntibyagukiza, ahubwo yavuga ati wabimpaye se, wime nkwereke ukuntu nabigenza. Urugero rwa mbere, uzarebe umuntu ucuruza ubunyobwa. Umuntu ucuruza ubunyobwa mu kadobo
agendana ubunyobwa. hari n'ababutwara ku rutugu cyangwa se mu ntoki, agenda abuzunguza, agenda abwira umuntu waguze buno bunyobwa. ubunyobwa ni 100 cyangwa se ni 250, uzamurebe harya uriya muntu aba yashoye amafaranga angahe. kandi uyu munsi arabucuruza, ejo akongera akabucuruza, ejo bundi akongera akabucuruza. uriya muntu wamuseka? ubu wabona hari umuntu wamuseka? kuki uyu munsi abucuruza, ejo akongera akabucuruza, ejo bundi akabukomeza, ukwezi kugashira, amezi angahe agashira, rimwe na rimwe n'umwaka ugashira, kandi ugasanga ntabireka. kandi uzacunga wabucuruje mu myaka 3 iri imbere, ubu ntabwo akiri kubucuruza. uzagenda urebe umuntu wabucuruje mu myaka 3 yatambutse, urebe ubundi buzima arimo muri kino gihe. ni urugendo shuri ndi kuguha kugira ngo ugende nawe wisuzumire wirebe. uzarebe umuntu wacuruje ubunyobwa mu myaka 3 iri imbere, ubu aka kanya ahantu ahagaze he. yewe nzi umuntu w'inshuti yanjye muri 2018 yacuruzaga ubunyobwa, abucuruza mu kantu k'agakombe, agenda butanga ku kayiko. avuga ngo akayiko ni amafaranga 50. nzi neza ko twaburyaga turi benshi, genda muzi, ni inshuti yanjye. ariko urebye ibikorwa amaze kugeraho mu mujyi wa Kigali, ni umukire, ni wa wundi ufite amazu. ibaze muri 2018 na 19 ubu tuvugana akafite amazu mu mujyi wa Kigali, kandi yakijijwe n'ubunyobwa. uzarebe umuntu wabucuruje. ni urugero nguhaye. urugero rwa kabiri uzigiraho, uzarebe abantu badandika imyaka. akenshi ndavuga mu isoko ryo mu cyaro muri Ndaburaye, babyita Ndaburaye, abantu bacuruza udusoko twa nimugoroba. nzi neza ko no mu mujyi kandi bahaba. uzasanga hari umuntu wafunze ibijumba umufungo, yafunze uturayise, yafunze amateke, yafunze utuntu tw'udufungo, inyanya, intoryi n'ibiki. bano bacuruza imyaka yabifunze cyangwa se ari kubicuruza ku kiro. uzacunga uriya muntu harya aba yashoye amafaranga angahe. narakubwiye ngo wivuga ngo ntibyakunda. ikidakunda ni kimwe, ni ugucisha ipantaro mu mutwe ngo ujye kuyambara, ntibyakunda. nanone kandi baravuga ngo nta nzira n'imwe idahinguka i Roma, inzira zose zihinguka i Roma. rero wivuga ngo ntibyakunda, n'abitakunda kuri w'abandi byakunda. nta muntu wavuga ngo ntibyakunda kandi hari umuntu noneho biri gukundira. ugiye ukabaza uriya muntu biri gukundira, uriya muntu ucuruza turiya tuntu two kudandika mu isoko, agenda ducuruza kuriya, kuki atabireka? kuki ugutekereza yuko ntabwo aba ari gukina hariya hantu? byakunda, nawe ubikoze byakunda. nakubwiye ngo impamvu yo kubitakunda ni uko wavukiye mu biryo. urabona amafaranga utavunitse, kuko uzi ko bakugaburira, kubera ko uzi ko baguha amafaranga ukarya, kubera yuko uzi ko hari ibikorwa papa wawe yashyize hariya cyangwa basogokuru biri kugutunga. hari abana bavutse badafite n'umurima wo guhingamo, hari abana bavutse arya ari uko yakoze, nadakora ntabwo arya. hari umwana uri ku muhanda ukeneye kwishyura inzu, kandi iyo nzu irishyurwa ari uko yakoze, nadakora ntabwo azishyura inzu. rero uwo nguwo uri gutekereza gutyo ntabwo wamubwira ngo ntibyakunda, kuko aravuga ati ngize Imana nkabona ibyo 10,000 nazajya mvanamo amafaranga yo kurya ku munsi kandi nayakorera. wakajya ku muhanda ari kuzunguza 10,000 avuga ati ye mbone ubwishyu bw'inzu, mbone n'ibintunga. yabona bibonetse uwo munsi ati ejo nzongera, yabona bibonetse uwo munsi akongeranya ati byibuze ndebe ko nakongera iki gishoro cyanjye, yabona bibonetse ejo akongera akabyongera. uriya muntu wamubwira ngo ntibyakunda? kandi hari abo byakunze. njye nakubwiye ko hari umuntu wakije ubu ngubu afite amazu mu mujyi wa Kigali. umuntu wa gatatu uzagenda kwigiraho, uzaguha isomo, ni umuntu ucuruza imbuto. tujya tubabona iyo turi mu mataxi tugenda, ukabona umuntu azanye umufungo cyangwa se akabase karimo imbuto, ngo izi zose ngurama angahe, ibinyomoro, akabona afite akabase ngurama 3,000 se. utekereza ko ziriya mbuto abataziranguye 1,000, cyangwa se utekereza ko abataziranguye 2,000? wari mwarashaka inyungu ngo aho uzamuhema kirere kabiguha, ntabwo yabiguha kuko utamwunguye. uriya muntu ucuruza imbuto we aba afite ibanga rye, kimwe n'umuntu ucuruza imyaka yayifunze kwa kundi yayidanditse, nawe afite ibanga rye. n'umuntu wacuruza ubunyobwa aba afite ibanga rye, kuko aba yagiye akabirangura, akabukaranga, akagenda akabugurisha ku kayiko cyangwa se akabufunga. aba afite ibanga rye, kandi abo bantu uzabigireho. ni rwo rugero nguhaye. uzasanga umuntu abikora imyaka ingahe, ubundi indi myaka agahita abireka, kandi iyo myaka yindi agahita azamuka akajya mu bindi. biba intangiriro. ntabwo wavukana amafaranga, ntabwo wavuka ngo uri umukire gukomeza uba umukire. n'umukire aba yatangiriye kuri makeya.
nawe uri kuvuga ngo ntibyakunda, nzi neza yuko nawe ubwawe ujya ubitekerezaho kandi ukumva byakunda. Hari abantu bajya gusigira isomo bakakwigisha. Umuntu wa kane uzareberaho, uzarebere ku muntu wotsa ibigori. Ugenda ujye ku muhanda ureba abantu botsa ibigori. Niba ujya ugenda muri taxi, aho waba werekera hose, nushaka kwerekera za Rusizi, nushaka kwerekera za Musanze, aho hantu uzajya usanga hari imodoka iparika, umuntu akuzanira ibigori. Kiriya kigori aba yakiranguye 50, ajya kucyotsa, naza kukigurisha azakikugurisha 200, kandi uzayamuha wishimye kuko ntabwo uzi uko yakiranguye. Ntiyungutse. Ubwo ku munsi nacuruza ibigori 30 arabe gukora amafaranga angahe? Byakunda. Nuko tutari twigira kuri bari abantu. Genda ubigireho, urebe ibikorwa bakora, urebe n'ukuntu babayeho, uzabona ejo azabyuka akabisubiramo, ejo bundi yongera byuka bisubiremo, ariko nyuma y'umwaka umwe ntabwo azongera kubigarukamo. Nkubwije ukuri. Umuntu wa gatanu uzigiraho, uzareba umuntu ucuruza agataro mu mujyi wa Kigali, kuki atabireka se? Umuntu ucuruza agataro none uhuriye we anarihira abana minerivare, uzasanga afite umwana wiga segonderi ari kumurihira. Utekereza ko atamurihira muri ariya mafaranga ari gukorera? Umuntu ucuruza agataro, akenshi aba bantu ndi kukubwira iyo tubarebye abandi barabaseka, ariko sinabaseka. Hari abantu babaseka bavuga ngo biriya bintu se byakiza umuntu, ese buriya ko ari gucuruza bombo, ubundi bombo yunguka ngahe? Ntutekereze ko ari n'akandi kantu afite ari gucuruza. Ntabwo azacuruza bombo yonyine, azacuruza shenete, rimwe na rimwe azaguha na poshete, azaguha isaha, kandi rimwe na rimwe nibyo ariko ni ya mafaranga yazunguje, ni ya yandi ari kuzunguza. Wimuseka. Uriya muntu ucuruza agataro arimo arakorera amafaranga, kandi nucunga ubuzima bwe uzasanga ari kurihira umwana, kandi we kumurihira byarakunaniye utanabishobora, ariko ararihira umwana. Uzasanga no mu mushahara we ari kwinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 300 mu kwezi, mu gihe hari umukozi uri gukorera 100 nawe bitageramo mu kwezi. Kandi uwo muntu uri gukorera amafaranga yari umunyabwenge ku ishuri, niwe wabaga uwa mbere. Mu gihe uriya w'agataro uri kumuseka kuko yenda yabaga n'uwa nyuma, yaherukaga ishuri, ariko ubu tuvugana arinjiza amafaranga menshi kurusha undi wabaga uwa mbere mu ishuri. Ntibyagutangaza. Ntabwo imibereho y'umuntu iba myiza kuko yayivukiyemo. Oya, imibereho myiza ikubera myiza kuko uyirimo ako kanya. Ubuzima urimo bw'ako kanya nibwo buzima bwiza urimo, cyangwa se ni bubi ariko ushaka bwahinduka, cyangwa se bikanga. Ibintu nibiba by'ako kanya ubari bibaye. Ntabwo ubara ngo ejo byararangiye, ejo byarabaye, n'ejo bundi bizongera. Oya, bari bibaye. Witekereze iby'ahazaza, bitekereze mu gukora ubuzima bwiza uzacamo, ubutegurire ko buzaba bwiza, kuko ubwonko burakira kandi bugahita bushyira mu bikorwa. Nwishyiramo ngo umwaka utaha n'ubundi nzaba nkiri umukene, uzaba uri umukene. Nwishyiramo ntibyakunda nyine. Nwishyiramo ngo urapfa. Nwishyiramo ngo urashaka amafaranga urayabona. Nwishyiramo ngo ntago ndi burye, icyo uhaye ubwonko nicyo kiri buze kuba. Nwishyiramo ngo ibiryo ntibyamaza, nturi buhage. Nwishyiramo ngo ibiryo ni byinshi ndabona ntari bubimare, ntubimara. Nwishyiramo ngo bino biryo ndabona ibi ngibi birampaza rwose neza pe, n'ubundi biraguhaza. Ikintu wishyizemo ubwonko buhita bucyakira, bugahita bukugaburira, kandi bugahita buguhaza kuko wabyishyizemo. Rero niwishyiramo aya mafaranga ntibyavamo. Niwishyiramo aya mafaranga rwose azambesha, aya ngaya niyagiye kumbera urufunguzo rw'ubukire. Niko bizagenda. Icyo uhaye ubwonko ni nabwo cyo kiba cyo. Ikintu cya gatandatu uzareberaho, uzarebere ku bantu bacuruza imyenda, umuzunguzayi w'imyenda cyangwa se inkweto. Uzabona umuntu aragenda n'udukweto 2 cyangwa se imyenda ingahe, iyo 2 bose wanguriye umupira se, cyangwa se wanguriye ipantaro, cyangwa se ukabona undi urukweto ndarushakamo amafaranga makeya, mukajya mu biciro ugahita umuhahira. Kuko umuhahiye rero ntabwo uzi amafaranga yabiranguye, ntuzi n'amafaranga umwunguye. Ntuzatinye ko urukweto nurugura amafaranga 10,000 kandi yindi yaruranguye 5, ntabwo azatinya kukungukamo 5. N'umupira cyangwa se iyo pantaro ntabwo azatinya kukungukamo 5, yewe nanakungukamo 20 azagenda yongera arangura ikindi. Rero wimuseka biramutunze, kandi bimutungiye umuryango. Bari abantu bafite imiryango, nawe wabikora. Aho kugira ngo uryame mu rugo ubure uko bigenza kandi uri bwishyura inzu kandi uri burye,
fata ibihumbi 10 ujye ku isoko wigire kuri aba bantu, ibi bintu bizagutunga. Umuntu wa gatandatu wa karindwi uzarebere ku bantu bacuruza imboga. Umuntu ucuruza imboga nubona yararengeje igishoro cy'ibihumbi 10 uzangaye. Ubwo ndavuga amashu, ndavuga inyanya, ndavuga intoryi, tuno tuntu tw'imboga. Uzamurebereho nawe azagusigira isomo, azakwigisha uko amafaranga yashoye we nangahe. Ni ibihumbi 10 ntago ari amafaranga menshi, kandi aramutunze, amutungiye umuryango kandi ntiyanabireka. Akenshi abantu uzasanga ari abantu bakuze, uzasanga ari abamama n'abapapa, yenda n'abakobwa ari gushakisha imibereho nabo bagatangirira kuri ayo. Noneho akenshi yagezemo akabona araryohewe, aranyuzwe, ntabireka, arakomeza kuko ari kubona ko ari byo bimutunze. Niyo bimuha ibihumbi 3 cyangwa 5 byo bya buri munsi, azikomereza ubwo buzima. Akenshi uzasanga aba bantu batabo badakunze kubireka, bo babigumamo kuko baranyuzwe n'ubuzima barimo. Uyu muntu ntanahinga, ahubwo afite abakozi bamuhingira. Uyu muntu ntateka, afite abakozi bateka. Uw'akazi ke ni ukwiruka mu mboga, ni ukwicururiza imboga, kandi bikamutunga, bikamutungira umuryango. Umuntu wa 8 uzareberaho ni abantu bacuruza ibikomoka ku ifarini. Abantu bacuruza ibikomoka ku ifarini ntuzabaseke, ahubwo uyu muntu ni uwa 9. Umuntu ucuruza ibikomoka ku ifarini uzasanga kenshi na kenshi iyo ataranguje arabyicururiza. Reka tuvuge uranguza. Hari umuntu ufite akaganda cyangwa se utuntu dukeya, akagenda agakora uburindazi, cyangwa se agakora utugati, cyangwa se agakora amacapati, cyangwa se agakora amasambusa. Hari amasambusa yo mu birayi, hari n'amasambusa y'inyama. Ugasanga ibyo bintu biramutunze kandi ahora abikora buri munsi. Iyo atabiranguje warabyikorera. Ibaze noneho ugeze ku rwego rwo kubiranguza, akafite amakantine agemuraho buri munsi, cyangwa se nawe ubwe akagenda akajya kubyicururiza. Turababona nanone mu mataxi, ukabona umuntu araje, ntabwo ugura isambusa zirahari, kandi ukanga ukamugurira, kandi wamugurira wagera hirya ukaba uvuga ngo biriya bintu ntibyagutunga, ntibyagukiza. Kandi uriya muntu mu buzima baye hafite umuryango we uhora utegereje ikintu ari buzane uwo munsi, ikintu ari bucyura uwo munsi, kandi agacyura inyungu y'amafaranga yavanye mu ifarini. Ifarini irakiza, kandi uriya muntu ntiwamubwira ngo bireke, ntiyabikwemerera. Kandi uriya muntu kuko umubona ku muhanda ubona ari mayibobo, ariko si mayibobo kuko biramutunze. Umuntu ukora ibintu by'ifarini, nzi neza ko abenshi banabitanzemo ubuhamya. Nigeze kwigisha ibintu by'ifarini. Uzakurikira icyo cyigisho cy'ifarini, uzareba umusaruro uvana mu ifarini. Umuntu wa 10 ari nawe wa nyuma ngiye gusorezaho, uzajya kwigiraho ukamureberaho, uba washoye amafaranga atarengeje ibihumbi 10, ni umuntu ucuruza ibisheke. Aha ndahatindaho gatoya. Umuntu ucuruza ibisheke mu mujyi wa Kigali, ntuzamuseke, agura igisheke. Reka tuvuge noneho cyo n'igishoro kiba kirimo se nangahe. Ni amafaranga adashoboka, ni amafaranga make cyane ashoboka, kuko igisheke azakigura amafaranga 500. Yongera agura igisheke cya 500, ubundi yitwaza akadobo ke k'umweru. Igisheke agihate neza, gitonore neza, namara kugitonora agishyire mu kadobo. Nzi neza ko bari abantu urabisheke babirye. Reka mvuge no kukijyanye n'inanasi. Inanasi nacyo mbisorezeho. Inanasi nazo hari abahanga, aragenda akagura inanasi ya 500, akagura 2 z'igihumbi. Ubwo si igihumbi, ubundi akagura akadobo keza k'umweru gafite isuku, agashyiramo ifoke. Inanasi akayihata neza, ubundi agaterekamo ifoke ye n'inanasi, akajya ku mashansiye. Amashansiye bano bantu bubaka cyangwa se bano babaza, yewe n'umugenzi nawe ubwe arayigurira. Akagenda inanasi imwe no ushyira mu kanwa ugatapfuna imwe yonyine, akayigurisha amafaranga 200 cyangwa se 500. Ibaze inanasi yayikase ibindi kigeze muri 6, akakeke kamwe akagurishije 500 cyangwa 200, kandi urayamuhaye. Yarangiza akayita inanasi imwe akayivanamo amafaranga icyangahe, kandi yayiranguye 500. Barangiza ngo uramuseka, kandi iriya nanasi izaribwa n'abantu bangahe? Abantu 4 cyangwa se na 3 bwabo bahita bayimarira, kandi ukamwishyura amafaranga menshi kuko ubwe yayiranguye, arayihata, ayishyira mu kadobo. Uriya muntu ntiyagukiza. Ngahe baze none umuntu washoye 2,000 cyangwa 3,000, akadobo, ifoke n'inanasi gusa, ngo ntibyagukiza. Nta buzima na bumwe utagukiza, wabishaka utabishaka. Amafaranga 10,000 yaba intangiriro y'ubuzima bwawe. Ubutesi no kwiyemera
byose ntibyakunda utaciye bugufi muri iyi mibereho. Cyane cyane umusore ntabwo yabikora abashaka imibereho myiza, ariko kuko wababaye ku kuntu wakubiswe, ukuntu uri gushaka ibiceri, yatangirireho bizakunda kandi byagukiza. Rero ndatekereza neza ko nguhaye ibintu byiza. Rino somo ribafitiye umumaro munini cyane, isomo rikomeye cyane. Iri somo rigufitiye ubuzima bwiza buri kugutegurira, kandi nzi neza ko nubikora bino bintu bizagenda neza kandi bizacamo. Reka ngushimire rero, ndatekereza ko icyigisho mbahaye nyibahaye neza kandi gisobanutse kandi cyumvikana neza. Reka ngushimire rero, nakagaruka murakoze.